reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye nk'ibisanzwe ngendero je Marc Ruti bakunze badishuca TV rero ikinzanye nanone nk'uko bisanzwe no kubamurikira abantu b'abagome abantu b'abatindi abantu barazwe urwango n'amacakubiri bakaba bifuza gukomeza kurusakaza mu banyarwanda kugira ngo kubabereka nta kindi si ukubarata ahubwo no kugira ngo dufatanye kubamagana kuko tuzi icyo urwango rwakoze hano muri iki gihugu tuzi ibyo ubutindi n'ubugome n'amacakubiri byatugejejeho hano muri iki gihugu niyo mpamvu tugomba kubirebera ahubwo tugomba gufatanya tukabyamagana kandi tukabyamagana twivuye inyuma abakunzi ba Deshusha TV rero umuntu mbazaniye hano wabaye imbata y'ingengabitekerezo ya jenoside akaba umuntu warazwe urwango n'amacakubiri n'uyu muntu mubona hano uyu nguyu ni uwitwa uzaba akiriho Alfred Antoine uyu nguyu bakunze ba Deshusha TV ku mbuga nkoranyambaga yihinduye amazina yiyita Gitifu Sebatware kugira ngo basakaze urwango n'amacakubiri n'ubundi ahanini ntibakunze abishyira mu mazina yabo ni bakeya ariko uyu nguyu wewe yihisha muri iki kizina cyitwa Gitifu Sebatware ariko ashyiraho uburozi bukomeye ababikurikira barabibona uyu rero uzaba akiriho Alfred Antoine nyuma yo kuvumburwa kuko twaramuvumbuye bakunze ba Deshusha TV tunamushyira hanze biranamubabaza cyane agahinda karamwica kuko muri uko kumuvumbura yagiye rimwe na rimwe amafoto yamucika akayashyira ku mbuga nkoranyambaga kuko nk'iyi foto mubona akiri akana gatoya ubona afite amabuye afite n'ubuhiri nk'uko mukabona aka gafoto hano ni agafoto ka uzaba akiriho Alfred akiri umwana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi arimo ahiga abatutsi murebe kubona umuntu warezwe atya agakurana ubutindi bumeze nk'ubwo asakaza ku mbuga nkoranyambaga bihita bibereka uwo ari we bakunze ba Deshusha TV uyu nguyu uzaba akiriho Alfred Antoine ni umwe muri ba bana bakomoka ku bajenosideri bibumbiye mu kintu cyitwa Jambo ASBL iryo tsinda rero rikaba ikiritunze ikiribeshejeho kuko rifite icyicaro mu Bubiligi ni ugupfobya no guhakana jenoside cyane cyane yakozwe n'ababyeyi babo uyu nguyu rero uzaba akiriho Alfred Antoine ni umuntu akomoka ku nterahamwe yitwa uzaba akiriho Bernard ni interahamwe yaguye muri gereza yari ifunze ariko yakoze amahano ya jenoside muri Butare akomeye ni umwicanyi kabombo wishe abantu we n'umugore we kuko bose barafunzwe barafunganywe bagwa muri gereza umwe yapfuye muri 2006 kugira ngo undi apfa muri 2008 abo bose ni interahamwe zagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi barapfa ariko ikigaragara gikomeye nuko barazuye uyu mwana ubutindi n'ubugome abubamo arabukurana ariko buranga buramudomina buranga burenga igipimo bituma anava mu Rwanda arahunga ajya kwifatanya na bagenzi be muri Jambo ASBL hariya mu Bubiligi bakomeza gupfobya no guhakana jenoside uyu nguyu mubona hano bakunze ba Deshusha TV aricyo cya kindi nshimira leta y'ubumwe kugeza na magingo aya ngaya kuba ari leta idashobora guhora umwana aho akomoka idashobora guhora umwana ibyaha bya se ni leta ikwiye gushimirwa cyane kuko uyu nguyu uzaba akiriho Alfred bakunze ba Deshusha TV ni umuntu wize afashwa na leta yize muri Université y'Abadventiste hano y'Imudende niho yize yiga IT bakunze ba Deshusha TV uyu mutipe aranabyivugira we kuko mu minsi yashize yagiye kugerageza ngo kwisobanura no kwishinganisha kuri cya kizindaro kindi cyitwa iteme cya Turayishimye mu kujyaho yagerageje no kugaragaza ko leta y'u Rwanda ntacyo yamwimye bakunze ba Deshusha TV kuko ni umuntu nyuma yo kuba ari umuntu wari n'umuhanga nta nubwo twabihakana kuko burya abajenosideri bari abahanga ariko baba abahanga mu bibi baba abantu bafite siyansi ariko utagira konsiyansi utagira umutimanama ariyo mpamvu ubuhanga bwabo aho kugira ngo babuyobore mu bintu bizima babuyoboye mu kwambura abantu ubuzima no kubica no gusenya igihugu
uyu rero uzaba akiriho Alfred nawe wiyita gitifu bakunzi ba The Future TV yize mudenda arangiza ari umuhanga muri IT, igihugu kiramwizera, yahawe akazi muri perezidanse y'u Rwanda kuko bivuga kuva muri 2005 kugeza muri 2008. yakoze ibintu byinshi, akora mu website y'uturere, niwe muntu wakoze mu website ya database z'ubudehe, ni umuntu wari ingirakamaro hano mu gihugu kandi ahembwa abona ubushobozi, ameze neza abakunzi ba The Future TV. Nyuma yo kuva muri presidence, experience yarahavanye, yabonye opportunity nyinshi hano muri iki gihugu, yari umuntu umukozi nge bwanjye personnel nawe arabyivugira, arabivuze ku iteme ko twakoranye, twarakoranye. Alfred arabizi, Alfred urabizi neza gitifu ko twakoranye, nubwo wagiye kuvuga ngo wagiye kungira supervisor ngo usanga ariko abarwayi barabwira uyu muntu ngo yagiye kungira supervisor ngo baramubuza ngo sindi seri, ariko sinzi abo bantu ntabwo wabashije kubavuga, ariko icyo gihe iyo ubasha kubavuga ngo numva bareba no kuba warantekerejeho ko nakubera supervisor, nuko wabonaga ko mfite ubushobozi bwa gukorera akazi wifuzaga. Rero ntabwo ibyo nabitinda, ariko icyo nshaka kwerekana abakunzi ba The Future TV nuko uyu muntu yari afite opportunity nyinshi hano muri iki gihugu, yahawe amahirwe, abantu batayobewe ko ari umwana wa Uzabakiriho Bernard wahekuye igihugu. Ibyo bintu tubinote, tubishyireho akantu. Wowe wahawe amahirwe n'igihugu kiguha opportunity, kigukoresha mu biro bikuru, uva mu biro bikuru ubona opportunity nyinshi, burakurekomanda, ukora utuzi dukomeye hano muri iki gihugu. Kubera iki? Kubera ko wari ufite ubushobozi, atari uko bari birengagije ko ukomoka ku nterahamwe zamaze abantu so na nyoko. Ariko bakunze ba The Future TV, iyi nterahamwe yitwa Uzabakiriho, ndamwita interahamwe kuko ni umujenosideri wo mu cyiciro cya nyuma. Icyiciro cya nyuma murabizi ko icyiciro cya nyuma cya jenoside no gupfobya no guhakana jenoside. Iyo aba bantu tubita abajenosideri, tuba dufite rezo, ntabwo tuba turimo tubihimba cyangwa tubirema, nuko ari abantu bakomeje umugambi wo gupfobya no guhakana jenoside. Uyu mutipe rero mugarukeho, wahawe ayo mahirwe yose n'igihugu, ariko akanga ingengabitekerezo ikamukorgoshora, ikamwangira, bimwe umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo nta uneza rugondo rwa mubi. Ngira ngo rugondo rwa mubi, ngira ngo murayumva, ni rugondo ubundi ni inzoka, inzoka ariko ya indi yo mu nda, nta uneza rugondo rwa mubi, indi iri mu rwango uyiha amata ikaruka amaraso. Nibyo byabaye kuri uyu nguyu Uzabakiriho, kuko ayo ma opportunity yose yahawe, ayo mahirwe yose yahawe n'igihugu, batirengagije ko akomoka mu bajenosideri, yarayiyambuye yose, aravuga ati ngewe rwose ntabwo nabishobora, ahubwo ngiye gutuka igihugu, ngiye gupfobya no guhakana jenoside, ngiye no kwirirwa nandagaza ngoreka n'amateka y'iki gihugu hehe ku mbuga nkoranyambaga, abikorera muri Jambo ASBL. Namwe mwumva aba bantu dutunze aha ngaha, nguwo gitifu mwabonye warereshejwe umuhoro n'amabuye n'impiri, mwakabonye agafoto kakiri muto, nguwo rero arashaje, asazanye ibyo yareranywe, rwa rwango yigishijwe, ya ngengabitekerezo yatojwe yanze kumuvamo, arayisazanye hano. Ibi rero ni ibintu biteye agahinda, bigaragaza uburemere bw'ingengabitekerezo ya jenoside bakunze ba The Future TV. Niyo mpamvu uyu mwanya dufata ntabwo tuba twabuze ibindi dukora, ariko iyo twamagana ingengabitekerezo ya jenoside, tuba twamagana ikintu cy'uburozi kimunga, kikamunga sosiyete kandi kikayigeza ahantu habi bakunze ba The Future TV. Abari abana muri 73 nibo bakoze amahano ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibi birabereka rero bakunzi ba The Future TV ko iyo uhaye urwaho ingengabitekerezo ya jenoside ikigishwa, igakura, igasakazwa, idatangirwa, biteza amahano nk'ayo twahuye nayo. Rero dufite ingero z'ibyabaye muri iki gihugu bikomotse ku gusakaza ingengabitekerezo no kuyitoza abakiri bato bakayikurana, nk'uko byagenze kuri uyu gitifu, akaba bisazanye, akaba akomeje kubyamamaza,
ahangaha rero abakunzi ba The Future TV, uyu muntu wakuranye urwango, uyu muntu wahawe amata akaruka amaraso, uyu muntu ukomeje guhembera urwango n'amacakubiri mu banyarwanda, ntabwo akwiye kwemererwa gukomeza kubikora tumurebera. Tugomba kugira umuco wo kwanga ikibi, tugomba kugira umuco wo kwangana, wo kwamagana ibintu nk'ibi ngibi, tukabyamagana twivuye inyuma, kuko tuzi aho byagejeje igihugu kandi ntabwo twifuza kuhasubira, kuko twabonye abavunyi badukuye muri ibi bintu, aya manjwe, twimika ubumwe bw'abanyarwanda aribwo bukomeje kudufasha mu iterambere turi kuganamo kugeza amagingo aya. Bakunze ba The Future TV rero, abantu nk'aba ngaba ba gitifu dukwiye kubamagana, tukabamaganira kure, kandi tuzanabatsinda nk'uko dukomeje kubatsinda kugeza amagingo aya. Bakunze ba The Future TV, munyemerere mbashimire, kandi mbashimire ko mukomeje kudufasha kwamagana aba bantu, kandi n'abatabikora mubigire inshingano, mubigire ibyanyu, kuko iki gihugu aho cyavuye mu mbaraga nyinshi, kandi cyavuye no mu bwitange bw'abantu bakimeneye amaraso kugira ngo twongere tubone amahoro. Rero ntabwo dushobora kongera kwemera ko hari andi maraso ameneka kubera abantu nk'aba ngaba ba gitifu bagifite imitima mibi. Reka mbashimire, Roger Marc Ruti, iyi ni The Future TV, subscribe yanyu nk'ibisanzwe n'inkunga ikomeye.